yubatse stade Amahoro shema ababizi ko Ivubi ridatsinda niri ritsinda nirya stade Amahoro ivuguruye yuzuye bwa mbere mu mateka yanakiniwe ikipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ikipe ya Estonia iyi ngiyi ikina imikino ya UEFA Nations League ngere ko yanahatsindiwe, ikaba yanahatsindiwe kugeza ubu ku minota 73. Aho rero mureba ni ibyitsa bikikije stade Amahoro kuko ntiri yonyine, ntago bayicishije inyuma. Ifite BK Arena, ifite Petit Stade, ikagira Zaire Court ndetse n'ibindi bibuga bikorerwaho imyitozo ku ruhande. Ubwo rero ubuhani yongereyeho hoteli ya Ferwafa kuko nayo iri ku ruhande rwa stade Amahoro. Minota 73 Estonia barahererekanya umupira, tanga umupira kwa Michael asubiza umupira nyuma kwa team captain Elko Jones. Kiraneza Tanel Tamik, umupira itamo kusubiza inyuma Patrick, barawumuhereza iyo byanze biba byanze, umupira bawumucomekeye ukubita ku gatsintsino usubirayo. Amavubi sasa subiza umupira inyuma, tanga umupira muremure ariko nta mukinnyi uriyo, ufatwa na Tanel Tamik. Aho ubonera ko byakomeye uyu munsi Tanel Tamik ntago yigeze azamuka, arakinira inyuma gusa, kandi n'umukinnyi twabonye ku mukino n'ikipe y'igihugu ya Kenya wazamukaga akigererayo. Kina Tanel Tamik subiza umupira inyuma, none Estonia ubona ko bayizirikiye mu rubuga rwayo, ya mashagaga binjiranye mu gice cya kabiri. uyu mukino ubu ngubu uri mu biganza by'Amavubi warangiye. Amanota 74 cyane, ibitego bibiri n'ibitego bike cyane, ni ibitego byinshi kuri ekipe ikina gutya nka Estonia, ko nta bimenyetso bigaragaza ko kosa rikozwe na Manzi Thierry winjiye mu kibuga mu kanya asimbuye Kavita. Manzi ko mbona biza kumugora imbere ya Kavita, aho nawe umujeni wawe ndamwemera cyane, yambara neza. Kufra ikipe y'igihugu ya Estonia, umupira ugiye guterwa na Keval Palmets bita Jürgen Hens ya Estonia utoza ikipe imyaka 38. ahubwo bamwumvira bati buriya batera injuru abari mugenzi wabo. Hariya ariko nawe afite swadi yaba tera, ariko umupira Mutsinzi Ange awukina n'umutwe awusubizayo. Byiringiro Lag subiza umupira inyuma, Byiringiro Lag aragwa, tanga umupira muremure, ikosa kosa koze gusa bamwe ni karita rwose kuko Jad umupira rwamaze no gucika mugenzi we ari kumva. yahitanye ma counter bagata batsinda ibitego. Imbere ye hari umukinnyi wa Estonia uretse uzubure Jad umupira yari yamaze kuwuca, urabibona hano imbere hari umukinnyi, umupira yari yamaze kumubana muri we. Umupira yarahawe na Kagege ariko amukinira sivyo ndivyo Patrick Crystal, batana muhereza ikarita y'umuhondo. Patrick Crystal winjiye mu kibuga Mediane ubona ko bayirusha imbaraga, bamaze kwishegesha. Bimwe twavugaga ngo Estonia ifite ngo hagati heza, urabona ko ntacyo ni igihugu kidafite abakinnyi bahambaye bakina mu bihugu ngo bya hatari, ariko iyo urabona ko byibuze yisumbuyeho kuri Granada. Manchester yatsinze Tanzania ko batagira na champion wabo. Hariya Tanzania niho yambabaje. Muri ibikombe bisigaye muri East Africa, ariko barubwira ku gitero cyambukanye, tanga umupira barakishimuse rwose. Mutsinzi arizamukira aragukubita akantu, tanga umupira kwa Sabo sasa n'ibirori. Sahaba ariko umupira arawutanga awuhereza Lance. Abonye ko Sahabo yashyize akantu asiga afite 6 packs akina bwa mbere Amavubi ubona udufoto twaratubona. Ariko nabibwiraga mugaragu turihuye kuri match yacu abwe nagenda ashyira yagiye muri gym ashyiraho akababa, abwe iriya tekinike akora 6 packs. Nutajya muri gym gukora imyitozo ukomere wowe uragashira ryari rero
uzagarukiraho ryari igihe ari iki ndagukomerekeje unaanza sana turebe Kajeje arakata centre Kajeje ahereza ariko Byiringiro Laga abwira Sahaba ati wakabaye umereje hano imbere ubundi tugatsinda ikindi gitego akazi kose kari gakozwe na Jean Gilbert Kajeje ugize ubwenge aravuga ati reka ndeke gushyira hariya muri deuxième poto ahubwo mpereze hano imbere yanjye Sahaba ahavuye igitego rero n'ubundi havuye iki gitego pasi hawe na Rene ahita shota ni kuri byagenze simbuza kuranda rw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Gilbert ubundi bajyaga bavuga ko ari iyi stade ari we yaremewe arinjiye yinjira na slide asohotse hinjiye impanga asohotse Petit Frere Petit Frere asohotse akazi ke kose we aba yagakoza kiwe mugisha nyuma yo kwicara akigaje nawe gushyira mu bikorwa ibyo yize impanga irasohotse Jacques na Lance barasohokanye bahita basimburwa na Gilbert barafinda ndetse na Slade igituta Roy Slade Michaels Amavubi ya 2004 harimo umukinnyi ufite kiriya gituta kugendera ubwo se suswa turoya nyir'urugo nawe yaragisuka yaragiterekaga rebe sasa arakora iki Sahaba umupira ntiyawufunga neza Sahaba utakurikiye uburyo Slade yagiye minota rero tugenda twinjira minota 10 ya nyuma y'umukino u Rwanda rwamaze guca intege 100% ikipe y'igihugu ya Estonia bwa mbere mu mateka rero ifasirizi zibereye i Kigali u Rwanda rugahita ruyobora n'itsinda turaza kubishimirwa rero babahishimwe ry'urwibutso aricyo gikombe mu birori biza kuza kuba nabyo bikurikira uyu mukino abantu baryohewe cyane no kubona Katauti yajyaga akina na kiriya gituta nawe yagiraga Katauti nibyo nashaka kubwira nyir'urugo rwose nawe yabaga gafite yagifunzemo neza cyane teretsemo neza buriya twagiye tugira Liga Defense niyo mpamvu mbwira ni njyewe twari dutegereje abantu bashyira abataka niyo mpamvu mbwira ni cyagiye ibyo buriya twahoze tugira hagati mu kibuga twagize abadefenseur cyane cyane buriya axe central kugira abakinnyi benshi cyane ariko buri gihe twavuga n'izamu tuba turi tayari ninde uzatubyarira undi Kibiga Tete ninde uzatubyarira abakinnyi bazi kureba filime ariko n'ubu turamukeneye ko byamera kose ubonye ntago twagenda ngo ibyambe ahubwo bari buryoherwe barusheho gushaka abandi kuko nka Lance njye namaze kumubatiza Kamana niwe Kamana wacu ubu niwe Kamana ubu rwose niwe muntu wavuga uti arakora itandukanye pe ukabibona ko ari buri kore Jacques nawe ni umwe mu bakinnyi beza kina nabi Frauds ariko ahita yongera anateretsemo kabiri muri file ibintu biryoshye cyane ariko nitubona cyataka noneho tipike kabisa bizaba biryoshye twize bikojeje kuri gogo barashya turinde go turebe umubiri ku mubiri nice one ni Slade ahereza umupira barafinda asubiza umupira Sahabo barafinda Jidro ndabona tuza kuvuga kunya Bruno niho tugeze kabisa Sahabo pase Sahabo aragucenga gusubire imbere zo ariko Sahabo urabona ibyo nakubwiraga tereka fire n'abantu baryoheye bose barahaguruka muri stade ariko nutuzana utuntu utarakira fire uraturwaza umutima niko Libya byagiye kina na Claude subiza umupira kwa barafinda itama gutanga umupira kwa Casemiro tanga umupira neza cyane umubiri barawumusiga umupira urarenga Kajeje ati kuki bamfasha ukabyihorera Kajeje bamurushije ibiryo Kajeje buriya nawe binagomba gukora no kuzajya gushyira akantu Kajeje kandi imyaka arimo rwose irabimwemerera kugashyiraho kabisa Kajeje se buri yazajya asiga umuntu ikono kagusiga ikono ukamwumva ariko simbizi ntabwo kajyaho hari igihugu ukomeye uri inyume
ushobora kujya muri gym ahubwo ukomeza ukabaho mukanya warumviye ngo njyewe ndajyana iki oya unyamara kajyaho bari kunyibutsa ko na Kalisa Claude nawe yajyaga afunga kariya kantu rero ahubwo niwe nashakaga Amavubi yagize abakinnyi aranyerera umuvandimwe biriya bihe nibyo byatumye nanjye nigiye kuba umukinnyi rwose none ahita anyerera bati no gutereka imbere y'izamu ry'ikipe ry'igihugu Rwanda Amavubi iminota ni 83 y'umukino gusimbuza ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Estonia mu kibuga hagiye kwinjira Alex asohoka nimero 6 Romy Seat ubundi kikubwira ko abantu baryohewe abana bavutse muri icyo gihe twe tugikina umupira twahitaga twita amazina y'abakinnyi ubu ba Mikel Zibeshe icyo gihe yewe nari mfite ariko rero izina ry'umukaseri nari mfite izina ry'umukaseri witwaga Kizito Marifa wari Marifa ko niwe nakundaga muri APR ntabwo yakinaga u Rwanda none nawe kandi ntabwo yari yarashyizeho akababa niwe najyaga kwirebera nta kababa yari afite ariko yari afite uruyumye nkabamugira neza Jean Baptiste kuriya neza ariko icyo gihe abakinnyi bakina nyine ku myanya y'imbere bakagashyira ariko kandi ako kamwumva nawe ni kagege ariko buriya ahora muri gym oya rega gukora gym urumva hari ubwoko bwinshi bwa gym yo kugira ngo ukomere yo ibaho nyine ukaba uri souple kabisa uburyo umuntu mujya muri duel ntabwo gusuka ngo yari ariko hari n'umuntu ujyayo agakorera kugira ngo yongere gapara icyo gihe rero tekiniki irashinga ariko ubu ba Mikel abana bagiye kuvuka ni ba Mikel icyo ndi kugusaba no gushyiraho akantu kameze nk'akasaha ariko ndagakora mu wajya uzamura agapira nkabona 6 pack yego gambabarira kufra ikipe y'igihugu ya Estonia Broshat ariko umupira arawukina neza kapitani ni Claude ni ikibuga kirimo abakapiteni benshi harimo abakapiteni ahubwo nibo gusa ariko buryo ugize amahirwe ikipe ikaba irimo ikipe y'igihugu irimo abakapiteni benshi nyine bakina nk'abagabo buri muntu aba ari responsable kuri iyi nshuro yarahindutse urabona ko Amavubi ari mashya cyebone ikipe y'igihugu isa nk'aho ari ishya kabisa director adufashe iyi match nirangira dusubizemo ka kabyino ka kwizera wese tuba ariko dusoreza kunya bro natwe turi muri kaboni Lance Sahau ego turimo turakora naho ngaho tugiye kuba turi minota 85 igikombe cya gatatu kigiye gusigara mu Rwanda mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi twari dukumbuye harya ngo ikindi kuko igikombe cya mbere cyatwaye muri 99 cyari cya Sekafa cyegukanywe na Rwanda B ku giceri ikipe itari ifite icyizere yabe namba bafashe intoranwa bazishyira muri Rwanda A cyane be baravuga batabasigaye bagiye hariya boherezayo abakinnyi rwose bagishweka Faustin Rwanda B irazamuka ku giceri twari igikombe boherezayo legend yo muri Kiyovu uramubona nani we Bebe yarimo hariya legend muri MFC uramubona ahubwo yari ikomeye oya Juma yewe yari ahubwo naje gusanga yari ikomeye oya abandi bari bakomeye kubarusha ariko iyo ngo yari ifite yari bizi ko idakomeye ariko ikajyana umutima ikindi gikombe rero icya 2003 cya Komesa cyo se urumva imyaka yari ishize Komesa icyo ntacyo namenye icyo nanjye nakimenye ngiye gusura nyakwigendera muganga wa Rayon Sport Mugemana Komesa Komesa ndayibuka ifoto arayifite igikombe cya Komesa ndakibutse His Excellency n'ubundi iyo match yarayireba kuko hari n'indi mikino yajyaga iba abantu nyine bakayifata nk'aho ari munsi ya Sekafa ntibayiha agaciro ariko ndakibutse cya Komesa cyane rwose urumva imyaka bidusabye umwana wavutse 2003 bafite imyaka ingahe 20 ejo bundi Kigali haraza ibirori bya Sekafa nyinshi ibintu mvuze nibyo umwana wa 2003 ubu ufite imyaka ingahe 23 nibyo ko yakuze ari mu bakina ahangaha mu Bavubi Ndebesa Amavubi tanga umupira Slade ariko umupira utanga nabi abwira Lagati wakabaye winjira ariko aramurenganya hano Lagi yarari yagombaga gushyira ku ruhande minota 87 mukanya muri Stade Amahoro intsinzi iraririmbwa
Amavubi rwose agize parcours nziza muri iri rushanwa rya FIFA Series kuko yatsinze Grenada barayikemanga, utsinda Estonia rero ndizera noneho ko ahangaha babonye ko ari Amavubi avuguruye. Oya, icyizere kirahari, pamoja igomba gukinwa. Amavubi ku basimbura afiteyo Obedu Mukiza, hariyo Samuel Gerete, hariyo John Marvin, hariyo René, abo usibye Gerete, hariyo Keve Muhire, Gerete niwe ushobora kujyamo, hariyo Mangwende, hariyo Yunus. abo bandi ntabwo amahirwe ari menshi. Oya, simvuga amahirwe ariko nibura uravuga ngo mbere twaburaga Keve. Abo ariko barakinnye match bandi, niyo mpamvu ubona yazanye Byiringiro Lage. Icyo nkubwira nuko nibura hari balance. None se ubu ngubu urabona atashyizemo abandi agiye kureba, arebe Lage arakina ati imbere ya Rena, arebe nibyo azanye Manzi ntabwo ubushize yari yakinnye, yazanye Gilbert ubushize ntabwo, ahubwo Constantine mu reba imbere y'izamu ry'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, Mutsinzi aratabara, bati no guterekwa imbere y'izamu ririnzwe na Kwizera Olivier. Umuntu witwa Mutsinzi Ange nawe kuva kwinjira mu Mavubi yasize atekashe igishyitsi kuva muri Reyo, yatekashe. Story ya Mutsinzi Ange na Manzi Thierry ntizibagirana bava mu ikipe ya Rayon Sport tukabona mu myitozo Kicukiro ya APR Football Club. Ubundi gapapu zabagaho ziryoshye zihuta, ariko nta gakapapu yazarenga ya Yannick Mukunzi. Yannick byo ni ibindi. Yannick ava muri APR ajya muri Rayon Sport tukabona kumumena, yateje ibibazo. Ariko Rayon Sport imaze kugera mu matsinda ya Confederation buke duhita tubona Mutsinzi Thierry bakubise utuntu tw'utugodi hano mu ijosi, barimo baramanuka mu kibuga cya Kicukiro. Gapapu ya Mangwende surayi Mangwende ariko buriya ntayizarutiya mugabo ajya muri polisi. Mugabo bamupapuye, polisi yapapuye Reyo imutegereje i Kigali, polisi yamufatiye ku bigero. Mugabo ndamwibuka, bakoze operasiyo imbere y'izamu, umupira uragenda ugiye kurengera. Niyo operasiyo umupira ntiwarenga. FS yakoreye Rayon Sport ejo bundi, mutegereza ku Kanyaru, abarenze no guteka imbere y'izamu, abandi bajya kumucisha Rwamagana. Bamusamiye kuko ariko hari uwo byanze bajya kumwisangira i Bujumbura, ageze i Kigali biranga. Iminota ine y'inyongera hari igihe byagarika, iminota ine y'inyongera rigoga mu kanya turibyinira intsinzi. Director badushakira intsinzi ya Alemuku kugira ngo abanyarwanda badukurikiye kuri televiziyo Rwanda nabo bacishemo babyine intsinzi kuko iki ni igikombe bisabye gutegereza imyaka 23 kugira ngo Amavubi yongere atware igikombe. Arazamuka umupira slide umubana muremure. Na papa basilida zongera tubyarira undi muhungu, tuzabone indi generation nyuma y'abanga. Ahubwo we shyiraho akawe ngewe se ndeze nta mwata kuvuka iwacu wasanga akigira mu miziki ukumirwa akibera umurasita. abona akibera umurasita. ubu ngiye kwiyobokera iyo gutoza abana iminsi iri imbere, wenda harigenza nza kureba kaduha impano ku Ruyenzi rwose ku Kamonyi kuri stade ya Ruyenzi Iron Sports Academy. wa mugani ko tuvugaga papu Jaberi waciye Kenya akagaruka i Kigali. Jaberi ni ibindi transfer zabaye ebyiri. Ako ne baje Rayon Sport yagurishije Jaberi muri Gor Mahia ntabwo yigeze agera muri Kenya. Jaberi ari i Kigali tubona muri APR, byari kunyura muri Transit ni TMS transfer. Umupira muremure barashakisha, barafinda, arawufunga n'agatuza, barafinda arakora iki, barafinda aragucenga, barafinda aragusubira atanga, barafinda ari gutanga hano kwa slide agahita arangiza igikorwa. Nakubwiye ngo ntabwo barafinda arikunda, yari gusunikira gato ya slide. Amasomo ntabwo yafashe neza. Barafinda nashatse igitego cye ariko rwose slide yari wazi. None se sinakubwiye ngo itandukaniro rya Lance ni ryo ngiri. Lance ntabwo ushobora gutera barafinda biriya bintu, ariko nanone ntiwamurenganya. Ine y'inyongera hasigayemo umwe n'amasegonda. Byirukiye rwose ku giti cy'inyoni. Estonia undi yarerewe
muri Mönchengladbach itandukaniro rero riba rigaragara ntabwo twamurenga ariko abatoza barahuye nabo ukuntu abari benshi ugomba nawe nibura gushyira biriya bintu ntabwo bijya bihinduka kuri barafinda ni kuri gusimbuza rero ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Yunus agiye kwinjira mu kibuga Kalisa yinjirane na Steven Kalisa nabo ntibakinnye match baje gukina umunota umwe erega ahubwo nawe ugiye kurangira iyi ni boostinga morale bagiye kuramo nde manzi barongera baramusoheza oya captain aravamo Jihad na Mutsinzi byari binshanze vice captain wa gatatu Mutsinzi asohokanye ko niwe wari gutambara ambandi none nawe arasohotse mu kimina cyabo ni kuri abakurikira kuri baje kurangiza match pe ariko iyi ngiyi uzi impamvu ni nuze nziza kuri Yunus amaze iminsi yitwara neza amuhembye amasegonda ayego umuhembe iminota 2 ntayiri impamvu buriya ibiri siriye kandi bashize transfer market hariho ko yakinnye umukino w'iyi buriya ekipe hanze yije kureba Steven nawe ntagendeye ubusa nawe ntagagiye ubundi bajyaga baza bagataha batanageze mu kibuga twabata abantu bamwabaza niki ariko nyine urumva impamvu batakinaga iyi mikino yo yatanze chance yo gukora remplacement nyinshi ari nako irimbi ko abaye nyinshi umupira warurenze ahubwo nanjye yavugije kenshi kagira ngo match irarangiye nanjye ngo nawe bayisikazo tera umupira muremure mu masegonda make rwose umukino urarangira arawufata arawunobagiza arawufata neza cyane gishweka abo gisiga karakunze gishweka impamvu nuko nguwo rero perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame waje guhesha umugisha umukino wa nyuma wa FIFA Series 2026 irushanwa riri gukinwa ku nshuro ya kabiri y'u Rwanda rukaba rwarahawe kwakira amatsinda abiri itsinda rya mbere ndetse n'itsinda rya kabiri itsinda rya kabiri ku munsi w'ejo Aruba niyo yegukanye igikombe itsinda rya mbere u Rwanda rwari kumwe na Grenada Kenya ndetse na Estonia u Rwanda nirwo rwegukanye iki gikombe cya FIFA Series iri gukinwa ku nshuro ya kabiri kuko iyi mikino yatangiye gukinwa 2024 iyi mikino rero ikaba yarashyizweho mu rwego rwo kugira ngo ibihugu ari nako umukino wahuzaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse